Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba mugira amahoro y'Imana. Ni mwene so Anicet niyo mugabo, turabasuhuje turabahobeye kubw'imbabazi z'Uwiteka, tubifurije ihumure ry'Imana bibonerwa muri Kristo Yesu. Dushimiye abantu mwakoze subscribe kugira ngo mujye mubona ijambo ry'Imana. Dushimiye kandi abakora share mudufasha kubwiriza ubutumwa bwiza. Kandi ijambo ry'Imana ryavuze rite, ryaravuze ngo uwigisha agabane byose n'abigishwa, Imana ibaha umugisha. None uyu mwanya ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwanditswe na Matayo. Turasoma igice cya 25, hanyuma nitumara kugisoma dusenga tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Ariko kandi ntitwabura no gushimira abaduha komenti, mubona ko ari ngombwa ko muganira natwe muri komenti, mukaduha ishusho y'uko mwabonye ijambo ry'Imana. Umwami w'amahoro abibahera umugisha. Erega ibyo dukora none haba njyewe ubwiriza, haba wowe usharinga, haba nawe uganira natwe muri komenti, ibyo byose bizaza ku rutonde rw'imirimo y'abizera mu bwami bw'Imana. Kuko umunsi w'imirimo y'abakozi, muririmbyi yarabivuze, yaravuze ngo abakozi bazahembwa, abakozi bazataha, kandi nibamara gutaha umwami w'abazabakira ababwire ngo mwakoze neza imirimo yanyu, byo mutwifuriza, hanyuma n'uburyo mudahwema kuduha umwanya ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana ihoraho, umwami w'ineza, Imana y'icyubahiro ibaha umugisha. Reka dusome Matayo gice cya 25. Ni umwe mu migani Yesu yaciye. Hano ni umugani w'abakobwa 10. Aravuze ngo umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyanye amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko ninjoro mu gicuku habaho urusaku. Umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Umurongo w'10 yaravuze ngo bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe. Urugi rurakingwa, hanyuma babakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Iri jambo niryo nshaka kugira ngo tuganireho, rivuga ngo mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Kuba maso, Imana ishimwe. Reka dusenge tuganire ijambo ry'Imana. Yesu data mwiza, mwami wacu, mwami udukunda twese, uhebuje byose urukundo, turagushimiye. Wadukunze urukundo rwatumye witanga. Kwitanga byawe byaduhaye ubugingo, kwitanga kwawe byaduhesheje kuzuka, kwitanga byawe byaduhesheje umurage, kwitanga ibyo wakoze, imirimo yawe wakoze. Haleluya, haleluya. Byaduhesheje agaciro katari kubonwa na kavukire yacu, byaduhaye agaciro katari muri niveau d'étude, byaduhaye agaciro bitari kuri maturité yacu, byaduhesheje agaciro. Turaguhimbaje kuko waturengeje iby'ibihe n'iminsi n'igihe, utwicaza imbere y'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Tugushimiye umusaraba w'isoni wahangaye, tugushimiye ineza kubw'urukundo rwawe, tugushimiye urupfu wemeye, tugushimiye ubwambure wemeye kugira ngo usigasire, wambike isoni z'ubwambure bwacu. Habwe icyubahiro. Dusengeye umuntu uri kumva ijambo ryawe, dusengeye umuntu ukurikiye ijambo ryawe.
dusengeye uri kutwumva ari mu kazi, dusengeye uri kutwumva ari muri pose, dusengeye utwumva agenda, dusengeye uwaryamye, dusengeye umuntu wigomwe ngo uyu mwanya awuguhe uganire nawe mwari no jambo ryawe. Umugisha ubaha abari wumpa, umugisha umpa abari wubaha mu izina rya Kristo Yesu, kugira ngo twese tukumenye utwihishurire, tumenye imbaraga z'Imana kubw'imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu, tumenyesha iby'iminsi n'igihe. Ijambo ryawe riratubwiye ngo tube maso. Oriya bonama edrayiwa pehosa nimondia sikandoa, uduhe kuba maso. Uyu mukobwa abere maso ubwingo, umugore umwibutse kuba maso, umugabo umuhe kuba maso. Kandi gitangaje, hari ijoro rijya ribamwe amakuru, umugore agakanura umugabo asinziriye, umugabo akaba akanuye umugore asinziriye. Mwami, nyuranye ibihe tutabereye maso ko abandi bareba, ahubwo uduhe kuba maso kuko dutegereje kuza kwawe. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo ntawe uzi umunsi n'igihe. Ushobora kuza nonaha turi mu kazi, waza turi mu kampani, waza turi mu modokari, waza turi mu ndege, waza turi muri ofisi, waza turi muri serivisi runaka. Mwami, tuguhaye ikaze, ariko ukangura ibyumviro byacu tukumve, umubiri wacu wumve Yesu, amatwi yacu yumve Kristo, amaso yacu abone Imana. Ibyumviro byacu tubisabye Kristo kugira ngo abikangure. Umubiri n'igikorwaho wumve kugerererwa n'Imana, amatwi yacu mu bantu yumve ijwi ry'Uwiteka, kandi mu gihe amaso arebe kandi amenye, mu izina rya Kristo. Oh dayiwe tugirire neza Mwami, turengere Mwami w'ineza, Mwami w'icyubahiro, turengere. Turwaye duhe kuba maso, twenda gupfa duhe kuba maso. Oriya bonama ari wango zaini mondra toreba enisainimo, mu izina ryawe nyagora ku ngoma. Ku munsi wa mariage duhe kuba maso, muri fiancé duhe kuba maso, mu gihe cyose. Oribariwa monama edrayi sikariwa benesainimoria, duhe kuba maso kugera ku mwanya wowe utureba ukabona turi maso, kugera ku gihe tuzabona ijwi ryawe rivuze tukamenya ko ari Imana, ugeze ku bicu tukakumva. Duhe kuba maso Mwami, ndasenze kugira ngo abakanguzi bakangure babe maso. Wabwiye Yesu ngo hagara muri Yerusalemu, urangije uramubwira ngo ngaho mbwirira abantu ngo nimukanguke. Yewe Yerusalemu we, kanguka, Kristo abona ko akumurikira. Urakoze Yesu, izina ryawe nirihimbazwe kubwawe Mwami wabizera, amen. Imana ibahe umugisha. Twari tumaze gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo. Hari abantu baza bagahita bafatira hagati mu gitabo cya Matayo igice cya 25. Intego twari tuyikuye ku murongo waho wa 13, havuze ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Imana ibahe umugisha. Mbere yuko tuganira tumaze kumenyerana cyangwa se tumaze kumenyana, wenda n'abadukurikiye ari ubwa mbere bamenye ko ari wo murongo tugenderaho. Reka ngusabe nawe utegura umutima. Tumaze gusenga, ariko iyumvemo ko ugiye kuganira n'Imana. Ntabwo bibaye par accident kugira ngo wumve ijambo ry'Imana, ahubwo banza utekereze ngo kugira ngo numve ijambo ry'Imana, Imana ishakaho iki? Bwa mbere ikintu Imana igushakaho ni ukuyiha igihe ufite nonaha, ukayiha umwanya kugira ngo wumve ijambo ry'Imana. Noneho kabiri, ukora ibyaryo. Dusomye umwe mu migani Yesu yaciye. Iki gitabo cyanditswe na Matayo. Matayo ni umwigishwa wa Kristo, birumvikana sinshaka kumuvugaho mu mateka, tuzamuvugaho ko turimo tubikusanya. Tuzamuvugaho ko mwabonye ko twatangiye kwigisha ku mateka y'intumwa n'urupfu zapfuye, tuzagenda tubigarukaho. Hanyuma uyu mugani Yesu yaciye umugani w'abakobwa 10. Kubera iki ari abakobwa 10 Yesu yavuze? Ntavuge 12 nk'umubare uko ukunda kugaruka mu gitabo, ntavuge 7 cyangwa se 3, akavuga 10. Nuko mu migenzo ya Kiyahudi abaherekezaga umugeni bategereje kuza k'umukwe, iburyo bwe habaga hari 5 nawe akaba ari 5. Noneho bakuzura ari 11, n'umusore akazana abandi 5 nawe wa 11, iburyo 5 ibumoso 5 nawe wa 11, bakaba ari 12 mu bukwe.
bazaga ari 22 ko uruhande rw'umukobwa rwari 11 rwambarira umugeni. Sintinda mu migenzo n'ibyo bakoreshaga za vino n'ibindi, ariko reka tuvuge ku bukwe bubaye ntihatumirwa abafite vino ngo zinyobwe n'abari mu kirori. Ubukwe bukaba ntihatumirwa baza gutwerera, ntihazanwa bazanwa ibiryo biri buribwe n'abatashye ubukwe. Ko abantu 22 babaga bari benshi, aba 22 bashyirirwagaho intango 6 zikozwe mu mabuye batangira bakarabiraho. Ariko kuki iby'intango n'imigenzo Yesu atabivuze, ntavuga ibyo kujabika intoki, akavuga ngo icyo gihe? Biravuze ngo si none y'igihe Yesu abivugiye. Igihe Yesu abivugiye hariho imigenzo y'Abayuda n'imihango yabo, ariko uyu munsi imihango n'imigenzo by'Abayuda ntibikifite umwanya munini n'uruhare runini mu iyobokamana, ahubwo ubukristo nibwo buri imbere. None se aya mavuta Yesu ayavugiye iki? Imperezo zivugiwe iki? Izi mperezo bakoreshaga zari zimeze nk'udutadowa, ariko zifunitse ku buryo umuyaga utari buzimye amatara, ariko byiswe itabaza kubera urumuri, ntabwo ari buji. Byiswe itabaza kuko byari urumuri. Na Bibiliya yagiye itanga urugero ku itabaza. Yesu yarabivuze, yaravuze ngo nta wakongeza itabaza ngo narangiza ryubikeho intonga, ngo ahubwo umuntu arishyira mu gitereko cyaryo rikamurikira bicaye aho ngaho. Nakunze ijambo Yesu yavuze byanditswe na Luka, yaravuze ngo none ko naje mu isi gukongeza umuriro, ukaba umaze gufatwa, ndacyashaka iki kandi? Umuriro wanyu ni wake. Ijambo ryabwiwe Abalewi, Imana yarababwiye ngo umuriro uhore waka ku gicaniro ntugasinzire. Ntabwo uzima kuko hazima uwawucanye, urasinzira kuko uzima iyo uwawucanye yasinziriye. Imana ishimwe. Uyu mugani w'abakobwa 10 wagendewe n'igihe Yesu yari arimo cy'imihango y'ubukwe, ariko avuga ibizaba icyo gihe, ngo ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10. Abatanu muri bo bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Ni igitangaza ngo bose bahagurukiye rimwe, bajyanwa n'intego imwe, kandi ntibahusha aho bagomba kugera. Bahagurutse bazi ko bagiye kureba umukwe, bazi ko bagiye kumusanganira. Kabiri, bamenya inzu bagomba gutegererezamo umukwe. Baravuga ngo naha tuzicara. Niba ari muri korari ndaririmba, niba ari muri diakone ndajyamo, niba ari muri pastorali ndakora umurimo, niba ari muri evangelization ndabwiriza, niba ari muri postoro ndicaraho. Bamenya aho Yesu ari buze, bamenya aho umukwe azazira. Nimwumva Bibiliya ivuze ubukwe, mujye mwumva kugaruka kwa Kristo. Nimwumva Bibiliya ivuze umugoroba, mujye mumenya ishira ry'igihe. Nivuga igicuku, mujye muvuga mumenya ko ari igihe. Imirimo itagikorwa, abantu batakireba. Mwibuka ijambo ryavuzwe mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, yaravuze ngo ni igihe bugiye kwira aho umuntu atakibasha gukora. Yesu aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare, hakiri ku manywa, kuko ubusanzwe igihe cy'ijoro gishushanya igihe cy'ishira ry'imirimo. Muririmbyi yarabiririmbye aravuga ngo igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha. Muzasoma amateka y'abasaruzi. Ibisarurwa n'itorero rya Kristo, kuko bari mu murima, birumvikana umurima n'uw'Imana. Abasaruzi ni abamarayika. Imana ishimwe. Ngo igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha. Byaba agahinda gukora udakoreshejwe n'Imana. Byaba agahinda kubwiriza utabwirijwe n'Imana. Byaba agahinda gutanga ituro utazwi n'Imana. Ntabwo tujya dukunda kubibabwira, ariko mwibuke ijambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo nujya gutanga ituro ukibuka ko hari uwo mufite icyo mupfa, rirambikaho. N'umuhanga yarazi ko hari abayajyana ntibayagarure, kandi ituro rirakenerwa mu rusengero. Hari abantu batubajije ngo bihangane mbasubirizemo, murajya mwihangana dukore ku mateka n'ayandi. Batubajije ngo ko ntaho Yesu yavuze icya 10 mu isezerano rishya,
ngo amategeko akaba yaravuyeho, icya cumi cyo mu gitangira iki? None se ubundi icya cumi cyazanywe n'amategeko? Oya, icya cumi cyabayeho mbere y'amategeko, kuko Aburahamu yagitanze atarahabwa amategeko. Yewe uretse na Aburahamu, icya cumi ni icy'abantu banezererewe Imana bakagitangira kugira ngo bagomororerwe imigisha yo mu ijuru, kabiri bakagitangira kugira ngo bahamye ko Imana babikoreye ariyo yabahaye ishya n'ihirwe mu mirimo yabo. Kuko Yakobo se ntiyabihize, amategeko yaje ku bwa Mose. None se Yakobo ntiyabihize akavuga ngo nanjye aha hantu nzahubaka inzu y'Uwiteka kandi mu mirimo yanjye yose nzajya nguha kimwe mu icumi? Ibyo ni ibyazanwe n'umwuka, ni isezerano, bizakurwaho n'uko umwuka avuye mu isi. Umwuka azava mu isi igihe itorero rizagenda, kuko itorero rigiye nta mwuka uzaba uhari. Ahari nk'ingwate, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo yatanzeho umwuka wera nk'ingwate. Imana ishimwe. Rero nshuti z'umusaraba, gutanga icyacu mutabwirijwe na Kristo biragatsindwa n'Imana. Ukagitanga udakebwa biragatsindwa n'Uhoraho. Ugatanga ituro udakijijwe, banza umenye iby'iminsi yawe, imirimo ize watunganyije iby'iminsi. Mose ari mu gihugu cya Egiputi, bageze imbere ya Farawo baramubwira ngo turashaka gutambira Imana. Farawo abona strategy, twagiye tuyivugaho no mu zindi nyigisho mwihangane, abona strategy imwe yatuma Abisiraheli bataza kumusaba umwanya wo kujya gutamba ibitambo. Abona ari uko yabaha akazi kenshi. Aravuga ngo reka nshake buryo cy'akazi kanyu kagwira, iminsi ya break yanyu, iminsi ya pause mwabonaga umwanya n'amasaha mwaruhukagamo, reka nyabahemwe akazi, muzajya mugera igihe cyo kuruhuka mwibuke ko mufite akandi kazi kenshi, kandi utazagakora zabizira. Ubu isi yabahaye uburetwa, mwirirwa kuri mashine, kubona umwanya wo gusenga byarabananiye, kandi muzi ngo muri gukorera iterambere. Nibyo, nimukorera iterambere ariko mugenera Imana umwanya. Okay, niba uhaye akazi amasaha 8 y'umunsi, impamvu duparitaje mu 8 murabizi, ababizi ibyo sindi bujye kubijyamo, by'amasaha 8 mu byiciro bitatu sinjya kubijyamo. Ariko niba uhaye uwo mwanya akazi, shakira Imana muri wa munsi wawe wo kuruhuka. Basi kuruhuka apana you are off day, no, muri ya masaha uruhukamo, igihe waryamaga ubwira Imana ngo nibujije kunezeza umubiri, ngo uhaye umwanya wo gusenga. Mose yasenze isengesho nashakaga kuvuga. Yagiye imbere y'Uwiteka aravuga ngo Uwiteka Mana, utwibutse iminsi yacu, utwibutse kuyibara, uburyo butuma dutunga umutima w'ubwenge. Mu rugo urimo ku mugabo utakwemerera gusenga, Imana ikwibutse kubara iminsi. Tuzi iyo tumaze, ariko iyo dusigaje ntituyizi. Indangagihe y'iminsi yagendeye kuri 30 jours, ku masaha bafata 12, plutôt amezi bafata 12. 30 jours muzayibona muri Saturdays, muri Sarathini. Hari icyo bisobanuye mu kwemera, bahindura kalendari, ntimugire ngo Gregory ntiyarazi ibyo ari gukora. 12 hari icyo byari bivuze, na 24 hari icyo byari bisobanuye. Abize astronomy muzi gisobanuro cy'uwo mubare 24. Je pense que no muri geography karimo. Ariko si ibyo njyaho. Imana ikwigishe kubara iminsi yawe mama. Iminsi sidashaka kubyara, Imana ikwigishe kuyibara. Iminsi sidashaka kubona amahoro, Imana ikwigishe kuyibara. Iminsi ufata kuri vora y'imodoka, ari imodoka ikabikurusha uburenganzira kuri wowe, kandi ari wowe wayiguze. Umushahara uhembwa ukaba ukuyobora, Imana ikwigishe kuwubara. Muri iyo minsi imeze utyo y'agahuge, y'akajugane, iminsi usenga usaba fiance n'abo bakurambagizaga bakagenda, n'abo wakundaga bagashakwa n'abandi, iminsi urambagiza bakarongorwa n'abatabakoye. Iyo minsi Mose yarapfukamye abwira Imana ngo twigishe kubara iminsi yacu. Iminsi utanga idene ntibakwishyure, iminsi urisaba ukabura yo kukwishyura, iminsi urisaba ntiwishyure, iminsi usenga ntusubizwe, iminsi utaka ntutabarwe, iminsi wambara ntuberwe, wisiga amavuta ntagufate, iminsi ugenda utazi yujya naho uvuye, iminsi uryama ntusinzire. Imana ikwigishe kubara iminsi yawe. Mose aravuga ngo twigishe Mana. Oriya bonamandia kosaini matakita edoraisini moria. Imana itwigishe kubara iminsi yacu mu buhenebere,
n'intambara n'impaka ziri kuboneka mu ivugabutumwa sirituno no kuri YouTube, mbega agahinda akavuyo. Singawe n'itorero rivuze ngo tujye dusaba ibyangombwa, n'ukuri pe akavuyo gahari karagoranya. Ariko muri iyo minsi imeze ityo Uwiteka bigishe. Bibiri ivuze iki? Ngo muhore muri maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Ubereye iki maso? Ushaka kumenya iki ku Mana mu minsi urimo? Hari ibanga ushaka kumenya? Abadata we, iminsi yadukana ibyayo izanye COVID-19. Mbega iminsi we, iminsi ikura umugore mu rugo rwe. Mbega iminsi we, iminsi ituma umukozi asimbura nyirabuja. Mbega iminsi we, iminsi ituma umugabo aparika veyo akajya kugura indaya. Iminsi ituma umuntu ufite uri profeseri asinda akinyarira. Iminsi ituma umukobwa anywa ibinini bya onapo. Iminsi ituma umuntu atibuka kwambara ngo yikwize. Mose aravuga ngo twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge, ngo ibyo bizaturinda ntitugucumure. Dawidi yaravuze ngo nabika ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo rindinde sinzagucumureho. Iminsi itumye umuhanuzi ati intego y'ubuhanuzi agafata intego y'ubuzima bwo mu isi. Iminsi itumye Yesu asimburwa n'amakoti abantu bambara. Imodoka ruparitse hariya yarenga umuhanda ukayisimbuza Kristo. Mana utwigishe kubara iminsi yacu. Iminsi itumye Imana isimburwa na etaje. Akazi ukora mu kampani kagatuma ugira itandukaniro na bene so. Mbega iminsi mibi. Tugeze mu minsi imeze nk'imwe Abisiraheli bagezemo. Abagore bakarya abana babo. Tugeze mu gihe umugabo ari kwica uwo yashatse, umwana ari kwica nyina, cyangwa se mu miryango harimo intambara ziteye ubwoba. Umva uburyo Pawulo yabwiye Timote. Yaramubwiye ngo ibyo ni ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka, ngo abantu bazaba birarira. Niyo mpamvu tuza tukababwira ibitangaza twakoze kandi mutarabonye aho twabikoreye. Mwihangane nishyiremo nibwo bitaba bibi. Tukababwira imirimo yabaye, mugategereza iyindi dukora mukayibura. Bazaba birarira. Kabiri, bazaba bakunda impiki. Mubabwira ngo tujye gusenga, uti banza wohereze kuri mobile money. Ariko Mana y'imbaraga, mbega iminsi we, Uwiteka we twigishe kuyibara, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge ntitugucumureho. Iminsi ituma umuntu agura umuhanuzi, akamugura akamubwira ngo reka nkwishyure ibibazo wari ufite, mbe ngukemuriye ibi ngibi, hanyuma bari ngiye usengera. Iminsi itumye ngo mugize ngo Imana ikora kubw'ibyo mwakoze. No, diye Adonai, Imana ikora ibyo igomba gukora. Iminsi twibagije gukizwa. Iminsi yibagiza umuntu ko ari umuririmbyi akajya kunywa inzoga. Iminsi yibagiza umupastori ko ahagarara ku ruhimbi rwera akajya no mu kabari. Iminsi yibagirwa umudiyakoni ko atunganya igaburo ryera. Ariya bonemondia. Mana we udutabare mwami. Imana itwibutse iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Inshuti z'umusaraba, Mose aravuga ngo twibutse muri iyo minsi. Yesu aravuga ngo icyo gihe cya none turimo, icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10. Abatanu ni abapfu, abandi batanu ni abanyabwenge. Dore igitangaza, abapfu n'abanyabwenge baragendana. Bashobora kuririmba amajwi amwe, bashobora kubwiriza mu gitabo kimwe, bashobora gutega kwasiteri imwe, bashobora kujya kuri ajansi imwe, bashobora kugenda mu ndege imwe. Abapfu n'abanyabwenge bakicarana ku murongo, bashobora no gushakana. Ikibatandukanya ni kimwe, ni amavuta yo mu mpereza asaguka kuyo basutse mu itabaza. Itandukaniro ry'aba bakobwa 10, bamwe bafite reserve, bafite reserve. Haleluya, Imana ishimwe. Bafite amavuta babitse. Kandi ikindi, dore ikintu kintangaza, abapfu bamenye ko bagomba kugendana n'abanyabwenge. Kubwiriza, umuntu rero yabikora cha uburyoza bwabwiriza. Kubwiriza si ikimenyetso cy'uko twiteguye kuza ku Mwami. Reka da, kuba nahagarara hano kuri kamera, mujye musenga Imana, mujye musenga Imana ibatandukanye nabo mutega amatwi muri kumva ijambo ry'Imana. Ibi mbivuze ku bwa Kristo. Mujye musenga Imana ni mwizera, ntimugase n'abababwirije ibyo kwizera, ahubwo mujye musa na Kristo kuko niwe banze ryo kwizera, ni nawe ugusohoza, niwe gukiranuka kwacu. Ibi ngibi mutureba kuri YouTube, Imana we, abadata we, dufite abajya kubwiriza basoje inzoga, dufite abajya kubwiriza basize indaya,
tufite abataha ibiterane bafite n'amarandevu y'izindi ndaya bera b'Imana. Iyi minsi iteye ubwoba, iyi minsi irababaje, iyi minsi iteye agahinda ku buryo abera mutabaye maso kurimbuka kwacu kwaba kunini. Ariko mureke mbabwire, umva Bibiliya uburyo yavuze. Haleluya! Yaravuze ngo umuntu wumva amagambo yanjye akayakomeza ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, ngo imivu iratemba, imiyaga igahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ngo ntishobora kugwa kuko iba yubatse ku rutare. Umuntu wageze muri ino minsi ariko akaba no muri Kristo Yesu, urashikamye, urashinganye. Haleluya, haleluya, haleluya. Akazi urimo ntikagukure muri Kristo, bana nawe. Abakobwa 10 bamenye inzu, erega urusengero bararuzi, bazi umusozi wakizabonwa. Abakobwa 10, batanu muri bo b'abapfu ari we. Bazi amajipo maremare, bazi gutega agatambaro, bazi umusatsi mwiza, bazi perfume nziza, ka odeur kari keza kuri bo barakazi, barabizi. Ikintu kibavuna ni kimwe, na amavuta. Niyo abavuna umwanya wo gusenga, amavuta ashushanya umwuka wera, ko ku gicaniro basukagamo amavuta y'inzabibu. Amavuta bakuye mu nzabibu niyo bacishaga igicaniro, none ni nayo bacanishaga itabaza. Uyu munsi n'ubundi murayizi ko ari amavuta ibikomoka kuri peteroli. Ayo mavuta niyo yaka, mana wongera ucana umuriro wawe muri twe. Ayo mavuta niyo abantu banone bahinduye kujya basiga abantu, n'umwuka wera. Abandi barambikwaho ibiganza bakuzuzwa, n'umwuka wera. Hari amavuta nemera yasigwa abantu, singiye kuyasobanura, ariko ayo babasiga mukagwa muri gufata ibindi bidayimoni, muri gufata imyuka mibi, mutazapfa gukira. Ikimenyimenyi uwo babisize uzareba inzozi, uzareba ubuzima usigaye ubamo, uzareba imirimo usigaye ukora. Kandi ubwo ayo mavuta yabanjirije ubutumwa bwa Yesu yarabirangije. Uzareba umuntu yamaze kugeraho atinyuka ibyo yatinyaga, ibyo yitaga isoni n'ibyo yinjiramo. Iyi minsi tugezemo iteye ubwoba. Abakobwa 5 b'abapfu bazi kwambara neza, bazi kwisiga, bazi makiyaje, imirimo yose mukora barabizi, uko abakristo bagenda barabizi. Reka mbabwire, mu rusengero ubayemo igihe ni experience, amateraniro wayayobora. Tubanza dushima, dusenga Imana, iyo tumaze gushima twakira korari, iyo tumaze kwakira korari twakira abashyitsi. Dufite ibintu tugenda duparitaja mu byiciro runaka, mu rwego runaka. Kubera iki? Experience nayo irakonta. Ariko iyi minsi tugezemo iri gutuma umuntu akoresha uburambe, ntakoresha umwuka wera. Imana ibigishe kubara. Iyo inzoka ikwirutseho urabimenya, umenya kwiruka. Namwe nimuhunga iminsi mibi nk'abahunga irimbukiro. Imana ibaha umugisha. Nimuhunga iminsi mibi nk'abahungisha ubugingo, nk'abakiranuka ku Mana. Babakobwa barasohoka, ayiwe umukwe yinjira batari mu rugo. Hari abantu basohotse batakiri muri Kristo. Hari abantu bataye imirimo ngo nibyiteka mitwe. Hari abantu bagiye ngo harimo inzara. Abandi basowe no kujya gushaka amavuta. Imana ntizatanga kandi gahe ko kwitegura kari inyuma ya kano. Umukwe yinjira basohotse bajya kureba amavuta, bagaruka basanga ubukwe burimbanije. Muzabisoma mu gitabo cy'indirimbo za Salomo igice cya 7. N'uduce 2 turimo amagambo ngo umukwe n'umugeni. Ku murongo wa 1 babwiye umunyashuramu ngo garuka twongere tukwitegereze. Aravuga ngo ntimukarebe umunyashuramu kazi nk'imbyino z'Imahanayimu, nta mwanya w'umwiteguro wundi muzareba. Mahanayimu habaga imbyino z'abinezeza, basambana bagira bate, bararebaga bakaryoherwa n'ibyo nta somo wakuramo. Yarababwiye ngo ntimugashake kundeba nkaho ntari uw'umumaro muri mwebwe. Arababwira ngo ntibishoboka. Yavuze amagambo avuga ngo hari igihe muzamenya uwo ndi we, maze kwiyambura ubushwambagara. Bagaruka basanga nyir'urugo yarufunze. Imana ibarinde guhera inyuma y'urugo. Imana ibarinde, Imana ibarinde. Reka dusengane Imana. Reka dusengane Imana. Niba utari uri mu rugo vuga ngo garura. Vuga ngo ngarura mwana. Niba iminsi yari gutwaye, ongera ubwira Imana ngo ndakugarukiye. Abantu benshi mwitwaza iterambere ariko Imana ntaryigira. Ibihe byose murimo byabayeho bisanga Imana ihari. Niyo yabitunganije, niyo yabiringanije. Umujyi urimo ntacyo utwaye Imana, kuko na Kristo yakiranukiye mu isi, ubundi Imana yagakiza igashaka mu mubiri. Iri mirimo y'abera ikwiriye guturuka aho abandi bakorera ibyaha. Ako niko karusho.
icyo muzakora mukemeza isi ni ugutsinda ibyaha aho abandi babikorera. Nta rwitwazo na rumwe mu gihe cyo gucogora kwawe. Bwira Imana ngo ngera umfate amaboko, yibwire ngo ngera unshoboze, kandi ubwo ibikorera mwe nanjye ngirire neza ku bwa Kristo watsinze byose. Reka dusengane Imana. Subiramo ngo Mwami Yesu, vuga ngo mbyutsaho naguye, vuga ngo nkomerezaho mpagaze, vuga ngo nshoborezaho narinaniwe. Ongera usubiremo uvuge ngo mpubutware ku byari bimfiteho ubutware, kugira ngo nkorane nawe Mwami. Nukuba muri nge nkaba muri wowe, nk'umwuka wera nk'amavuta, ngarurira igicaniro muri nge. Subiramo ongera uvuge ngo ngarurira igicaniro Mwami. Ongera usubiremo uvuge ngo ngarurira igicaniro Mwami. Imana ishimwe, Imana ikugarurira igicaniro. Reka dusenge. Mana urakoze, urera ugira neza, uri Imana ikiranuka, uri Imana izuru wapfuye ukamubeshaho, uri Imana ibika umwuka w'ibihumeka byose bigapfa, wawurekura n'ibipfuye bikazuka. Uzi urugero rw'uburemere bw'amazi yo ku nyanja, umenya amakuba n'ibigeragezo dufite, ariko kandi utuneshereza muri byose Mwami. Ndagusabye kugira ngo ibyago n'amakuba bene data bizera bahuye nabyo ubakize muri byose. Byutsa abaguye, uha ubugingo abari batarabyarwa nabwo, kandi ukomeza abari bahagaze kugira ngo tugere kuri wa munsi tukiri maso. Tubishimiye Imana Data wa twese ku bwa Kristo watsinze byose, none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.